turabasuje mwiriwe neza mwese twizeye neza ko icyumweru cyabagendekeye neza cyabaye gihire tubazaniye amakuru arambuye mu kinyarwanda ngewe nitwa Nyirarukundo Xavera ndi Alphonse Muhire Munana turabana kandi Ze Joseph na makuru agiye kwibanda kuri izi ngingo. Perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri uyu wa mbere azageza ku baturarwanda bose ijambo rigaragaza aho ko igihugu gihagaze. Polisi y'u Rwanda yavuze ko umutekano ku munsi wa Noheli wagenze neza muri rusange kubera ko nta n'impanuka yigeze yitana ubuzima bw'umuntu n'umwe, ariko nanone ababarirwa mu bihumbi 4600 ngo bafashwe barenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri aya makuru kandi turababwirana ya gahunda yatumye igihugu cyacu aho muri aya makuru twerekeza ku musozi wa Kinyenkanda. Umusozi uri mu karere ka Rutsiro kubera iki hitwa gutya. Kukita Kinyenkanda inyamaswa z'inkanda zakundaga kuba kuri aka gasozi bitewe nuko igice cya ruguru cy'aka gasozi cyari kirimo ibiti bitaga urukondo byakomeraga zigakunda kukabamo bitewe no gukomera kw'ibyo biti by'ibikondo zigakunda kugateranira ari umwozi zihungira abahigi bazihigaga. Rero bajya guhiga bakavuga ngo tugiye guhigire Kinyenkanda bitewe nuko ari aho zahungiraga. Aho aka gasozi gaherereye murabyumva neza muri aya makuru. Turajya kandi no mahanga. Abatuye isi mu ngeri zitandukanye bakomeje kugaruka cyane ku butwari bw'umunyafrika y'epfo Musenyeri Mukuru Desmond Tutu watsindiye igihembo Nobel cy'amahoro hakanagira uruhare rukomeye cyane mu gushyira iherezo ku butegetsi bw'irondaruhu bw'abazungu muri Afrika y'epfo. Yapfuye hamaze kuzuza imyaka 90 y'amavuko. Naho muri Gambia harategurwa urubanza rwa Yahya Jammeh wahoze ategeka iki gihugu. Abemeza ko bagizweho ingaruka zikomeye n'ubutegetsi bwe ngo bafite icyizere cyo guhabwa noneho ubutabera binyuze muri komisiyo yiswe y'ukuri n'ubwiyunge. Naho muri ngo Kinshasa President Tshisekedi yavuze ko habagabye igitero cy'igisasu cyahitanye abantu kuri Noheli mu mujyi wa Beni ngo bagomba guhigwa bagasenywa burundu. N'abatalibani bashyizeho itegeko ko ngo nta mugore uzongera gusohoka ngo arenge mu birometero 70 kure y'urugo rwe hadaherekejwe n'umugabo bafite gisano ya hafi cyane mu muryango. Muri sport mu mikino ni championnat hakinwaga umukino w'ikirarane w'ikipe ya PRFC ndetse n'ikipe ya Gasogi. Ikipe ya Gasogi yatsinzwe n'ikipe ya PRFC ibitego 2-0. Naho i Burayi ni za championnat zirimo zirakinwa ku munsi wa Boxing Day. Ubwo tuvugana imikino imwe yarangiye turi buze kuba twagarukaho muri aya makuru. Turaje mu kanya gato tuyarambure ntimuvaneho urushinge. Twongere tubahe ikaze mwese muri aya makuru ya Radio Rwanda. Tumaze kubikomozaho mu ngingo tubabwira ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame ejo ku wa mbere azageza ku baturarwanda bose ijambo rizagaragaza aho ko igihugu gihagaze. Ni ijambo mukuru w'igihugu ni ijambo rero ry'umukuru w'igihugu rizatambuka kuri televiziyo na radio by'igihugu guhera saa 9 z'igicamunsi. Muzabe hafi muri kurikire. Mu yandi makuru polisi y'u Rwanda iravuga ko umutekano ku munsi wa Noheli wagenze neza muri rusange ndetse akaba nta n'impanuka yigeze ihitana ubuzima bw'umuntu n'umwe. Gusa ariko polisi y'u Rwanda ikagaragaza ko hari umubare munini w'abantu bagiye bafatirwa mu makosa yo kurenga ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ibi bikaba byaragaragaye cyane ku munsi ubanziriza Noheli, ariko no ku munsi wa Noheli nabwo ngo ntabwo ari shyashya. Ibiro ni bimwe mu bikubiye mu kiganiro umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yagiranye na mugenzi wacu Kwizera John Patrick. Ndagira mbabwira yuko umutekano wari wifashe neza mu gihugu hose. Ikindi rero nuko nyine polisi ifatanyije n'izindi nzego nkuko ifatanya mu gucunga umutekano hagenzurwaga amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Icyagaragaye rero ni iki? Icyagaragaye nuko hari abantu bakomeje gufatwa barenga ku mabwiriza kandi bakaba bariyongereye ku munsi washyiraga Noheli, no kuvuga ku wa gatanu nijoro, aho bwakeye hafashwe abantu baneze ku mabwiriza bagera mu 5,000 birenga gatoya, hagafatwa abandi baneze ku masaha yemewe y'ingendo cyangwa icyo tuzi ku izina rya curfew bagera mu 200. Iri joro nubwo bisa naho byagabanutse gato, ariko nanone ni muri aho birenda kwegera kuko hafashwe abantu barenze ku mabwiriza bagera mu 2,600. Haza gufatwa abantu barenze amasaha y'ingendo bagera mu 1,100. Nta tandukanyirizo rihari. Iki nanone cyagaragaye gusa nuko
nta mpanuka njyana muntu cyangwa ikomere yarayibaye. Icyo nacyo ni cy'abantu twavuga nacyo kikamenyekana rwose, kandi abantu bakwiye gukomereza aho ngaho. Nubwo n'izoroheje ziba zabaye ugenda ubonamo wenda nko muri iyi minsi ibiri ishize hari umuntu ushobora kuba wanyoye ibisindisha, nubwo impanuka bidakomeye, ariko byumvikane yuko iyo ngeso icyo kintu nacyo tugomba kukivuga kugira ngo abantu bacyumve bagicikeho. Ikindi rero n'urugomo ahantu habaye urugomo mu ntara y'Iburasirazuba, kugira ngo muri Kirehe cyangwa ngo abantu banyoye bakarwana na Musanze. Urwo rugomo narwo dukunda kuruvuga cyane, ibyo bintu bakwiye kubicikaho. Umutekano rero umeze neza, bakomerezaho. Ariko noneho mu bintu byo kurenga ku mabwiriza, intara y'Amajyaruguru, intara y'Uburengerazuba, ngira ngo nuko hakunda gutemberwa abantu cyane. Hari aho bigaragara ko abantu baba bafashe mu ijoro rimwe ari benshi kurusha ibindi bihe bisanzwe. Mu Burengerazuba byagaragaye. Ibyo rero bumvike yuko bakwizihiza Noheli n'Ubunani bazisangira, ariko bumve yuko bakwiye kubahiriza amabwiriza. Tuvuye muri Noheli, ariko iminsi mikuru irakomeje kuko abantu bategereje no kwizihiza Ubunani. Ingamba zihari ni izihe mu bijyanye no gukomeza gusigasira uwo mutekano? Ingamba zihari ku byerekeye byo gucunga umutekano, polisi ntabwo izadohoka mu gukomeza gukora ibikorwa bitandukanye byo gucunga umutekano w'Abanyarwanda n'ibyabo. Polisi ntabwo izadohoka gukora n'izindi nzego yo kugenzura, kugira ngo tugenzure iyubahirizwa ry'amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Ikindi nuko polisi ntabwo izadohoka guhora itanga ubutumwa ndetse ibabwira nuko ibintu byifashe nuko byagenze, kugira ngo nabyo bibe byabera amasomo babyigireho n'ubutaha tujye mu Bunani cyangwa se tubwizihize tunabusoze tujya mu mwaka w'2022 kwitwara neza kuri ibyo byose, ku bijyanye n'umutekano dutanga amakuru, dukora n'inzego zibishinzwe, ku bijyanye na coronavirus tuyirinda dukurikiza amabwiriza ahari, dukora ibyo ari byo byose amabwiriza asabwa. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yaganiraga na Divan Wayo. Dukomeze n'ayo makuru tubabwira ko bamwe mu baturage bo mu mujyi wa Kigali biganjemo abakristo bavuga ko nubwo uyu mwaka uri kugera ku musozo bawubayemo bahanganye cyane n'icyorezo cya COVID-19, ariko kandi ngo hari ibyo kwishimira bagezeho, kandi bagashishikariza n'abandi kudacika intege. Inkuru irambuye na Fiston Felix Habineza. Mu byo niteje imbere, Musi Joseph avuga ko nubwo imikorere muri uyu mwaka w'2029 yari igoye kubera icyorezo cya COVID-19, yashoboye gukora akagira ibyo ageraho, ibyo ahuriraho na bagenzi be. Mbere n'indi mu nzu y'amabati 18, ariko ubu ndumva ko nubatse inzu y'amabati 20 imeze neza, nayiteye sima, ndi kurwara no kuyikinga no kuyikora amasuku neza, kugira ngo byibura nimba no mu kazi nzagende nsubira mu rugo mbuga nta cyane hazima. Umuntu yumvaga ko hari ibintu bigiye guhagarara, ariko uyu mwaka hari gahunda nari mfite, amasomo nari mfite, nakomeje kuyakora uyu mwaka ku buryo ndimo gushima Imana ko hari icyiciro ndangije. Nari mfite intego zo kuba nakora uyu mwaka kandi nagikoze. Urumva mfite achievement runaka, ndimo nshima Imana ko Imana yanshoboje mu gihe abantu bumvaga ko ibintu byose bihagaze, ariko muri uyu mwaka hari icyo mbashe kugeraho. Umugisha ukomeye Imana yaguhaye muri uyu mwaka. Muri uyu mwaka urebye Imana yaraturinze njye n'umuryango wanjye, ndetse urabona ko ndi na depite, ibintu byagenze neza. Ibyo byonyine ni bituma twebwe tukiriho dushima Imana. Serugo Ben, umwe mu bayobozi bw'itorero rya Foursquare Gospel Church Kimironko, ahereye ku byamubayeho ajya inama muri rusange haba ku bakristo n'abatari bo yo kudacika intege no guhorana icyizere, ibyo ahuriraho na Nadine Rubayita, umukristo wo muri Zion Temple. Ariko 2020 nubwo yajemo COVID, njyewe Imana yayimpayemo personally, yayimpayemo umwana w'umuhungu. Ni gute rero umuntu ashobora kumvumira umwaka wampaye umwana w'umuhungu? Ntago bibaho. Umuntu wumva ko ejo harangiye, umuntu wumva ko umwaka utaha mbese ari wo mubi gusumba uyu nguyu, rwose ndaguha ubutumwa bwo kongera kandi kugarura ibyiringiro. Imana iriho kandi Imana iraturinze. Mu bibi ubuzima buracyahari. Uw'Imana irinze, dukomeze dusenge, dukomeze twizere, nubwo uyu munsi itakora ariko ejo izakora.
nubwo hari ibyo kwishimira byagezweho muri uyu mwaka kandi hari n'icyizere ku hazaza, uyu mwaka ushojwe hakiriho ingamba zo kwirinda icyorezo cya covid-19 nacyo cyakajije umurego muri iyi minsi. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Jean Marie Vianney Gatabazi yibutsa abaturage ko kuzikurikiza ari inzira nziza iganisha ku hazaza atarimo iki cyorezo. Uru ni urugamba rukomeye rutoroshye kubera ko n'ubuzima tutari tumenyereye, bityo n'ibyemezo bifatwa rimwe na rimwe bagomba kumva ko ari ibyemezo bigamije kurinda ubuzima bwabo, kandi kubera ko ari ibintu bitari bimenyereye bakabyihanganira, ariko bagaharanira ko ubuzima bukomeza kurushaho kuba bwiza. Umwaka wa 2021 ugana ku musozo n'uwa kabiri u Rwanda n'isi muri rusange bihanganye n'icyorezo cya covid-19 cyatumye hagenda hashyirwaho ingamba zo guhangana nacyo zagiye zigira ingaruka ku bukungu n'imibereho muri rusange. Fiston Felix Habineza, i Kigali. urakoze cyane Fiston. Dukomeze n'andi makuru. Kandi gahunda y'imihigo imaze imyaka 15, abaturage, abayobozi ndetse n'abashakashatsi mu miyoborere bakaba bemeza ko iyi gahunda yafashije abanyarwanda kwihuta mu iterambere bigaragarira mu guhindura imibereho yabo. Ni mu nkuru ndende twateguriwe na mugenzi wacu Karisa Evariste. Ngerageza guhiga umuhigo ndavuga ngo nzavugurura inzu, nshyireho amarange, nshyireho agacurama, nshyiremo ndetse n'amakaro muri salo niba ngombwa. Gahunda y'imihigo yatangiye gushyirwa mu bikorwa mu mwaka wa 2006, ikaba ari imwe muri gahunda z'umwimerere w'abanyarwanda, dore ko kuva na mbere y'abakoloni abanyarwanda bari bafite umuco wo guhiga. Uyu muco waje kongera gushyirwamo imbaraga, aho kuva ku rugo kugera ku nzego z'igihugu zikorera ku mihigo. Mu mihigo y'ingo harimo n'uwo kwitabira ubwisungane mu kwivuza, mituelle de santé. Ubu igihugu mwaka 2022 nzayitanga ku itariki 20 z'ukwezi kwa mbere. Niyo ntego niyemeje. Umuntu wari wese umunyarwanda mubwire yuko mituelle ni nziza, nkamubwira n'uburyo azajya yitangira kugira. Aba baturage nabo mu karere ka Gisagara, akarere kamaze igihe kaza ku isonga mu kwesa umuhigo w'ubwisungane mu kwivuza, mituelle de santé. Iyo narwaye ntafite mituelle ahomba ibintu byinshi, ariko iyo narwaye mfite mituelle njya kwivuza ntarazahara, bigatuma ya miti bampaye nyinywa vuba, nkabasha ubwandara ngakora, rwa rugo rwanjye rugakomeza ruzamuka ntirusubire hasi. Mu by'ukuri rero iyo ntagira mituelle ntago ubuzima bwanjye buba bwaragenze neza, kuko ibyiza bya mituelle ndi mu bitaro CHUB muri Shirizi nagiye mbishishikariza n'abandi mbabwira nti dore mituelle ikiza cyane. Mituelle hari benshi batari bayifite bagahora n'ubuzima bubi, ugasanga barata amafaranga menshi cyane arenze ikigero, ariko jyewe ubwanjye kubera ko nayo ifite mituelle narishimye cyane. Nshimishwa nuko ukunyakira no kwivuriro kuri centre de santé bahise bangirira vuba kubera mituelle. Ngeze ikibirizi muri hopitali naho bangirira vuba. Ibyiza bya mituelle rero narishimye kuko ntabwo nari meze nk'umuntu udafite mituelle. Abaturage kandi hirya no hino mu gihugu bagaragaza uburyo gahunda y'imihigo yatumye borora inka bibafasha guhindura icyiciro cy'ubudehe. Mu gihugu hose kuva mu mwaka wa 2006 kugeza mu kwezi kwa 10 uyu mwaka wa 2021 hamaze gutangwa inka muri gahunda ya gira inka zisaga 400,000. Mbere narayihabwa nari umukene cyane kuko nta fumbire nabonaga, nta mata nanywaga, ariko aho nyaboneye byariyongereye cyane. Nabonye ifumbire ndayifumbiza, nguramo ubutaka, nguramo ibintu byinshi. Ngibyo nivaniye mu murima wanjye kubera uko ngana kose urera, abana bariga neza sinkihahiriza, n'ubu mfite urangije kubera ibyiza by'iyo nka, kuko ayo nari guhahisha nayo baguriragamo ibikoresho bakeneye. None umunsi rero murabona yuko ntitwaza ngo ndebe ko nanjye hari icyo kindi nziyongera kuri icyo. Nizeye ko ubwo ifite amezi nindamuka mbyaje ibintu bizaba ari uburyohe gusa. Ubuho kuko zimaze gutekana litiro 7 natanze. Umusaruro w'ubuhinzi mbere nasaruraga udufuka 2, ariko ubu nagiye kubona mbona imifuka 9 y'ibishyimbo. Uretse imihigo y'imibereho myiza y'abaturage, hari n'imihigo yo mu rwego rw'ubukungu ndetse n'iyo mu miyoborere. Kuva icyorezo cya covid-19 cyakwaduka, hari abibwira ko ibyo gusuzuma ishyirwa mu bikorwa ry'imihigo bitagikorwa. Bakavuga ko bishobora gusubiza inyuma urwego imihigo yarigezeho. Guverineri w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice abivugaho iki? Ese koko nta suzuma ry'imihigo rigikorwa? Muri gahunda y'imihigo abaturage bayigiramo uruhare runini, nubwo hirya no hino hari ahumvikana amajwi y'abagaragaza ko ibyifuzo byabo biba bititaweho mu mihigo.
iyo ntahigaga umuhigo napfushaga ubusa, nafata n'udufaranga nkadupfusha ubusa, nkagenda nkagura ibyo mbonye, ibyo ntatekereje, ibyo ntahize. Ariko kubera ko iyo umuntu agendeye ku muhigo aribyo badukanguriye abayobozi, ubikora neza ku murongo, ukavuga uti uyu munsi ndagihiga, nzareba koko nakigezeho. Ku bwa Dr. Ndushabandi Eric, umushakashatsi mu miyoborere na politike, ngo iyo myitwarire ituruka ku nyota yo kwihuta mu iterambere abaturage bagenda bagaragaza. Ubwo rero imihigo, tugarutse ku mihigo, ikirimo ni iki? Ni uko inyota irazamutse, ni ukuvuga demande iraba nyinshi, ndetse no kubashimisha no kuvuga ngo uruhare rwabo ruri hejuru, nabyo biraza kuba challenge ikomeye ku muyobozi w'inzego zibanze cyane cyane. Ahantu hari ikibazo kenshi ni naho kwigisha abaturage bigikenewe, kumwigisha gutandukanya inyungu rusange n'inyungu ze bwite. Inyungu ari bugereho mu gihe gito n'inyungu zikeneye kugerwaho mu gihe kirekire. We ababikurura abishaka muri aka kanya, atitaye ku bisabwa byose kugira ngo ibyo bintu bigerweho. Imihigo yose ibishingiye ku ntero guverinoma yiyemeje yuko umuturage agomba kuba ku isonga. Byanashimangiwe na Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwo hasinywaga imihigo y'umwaka w'ingengo y'imari 2018-2019. Perezida Kagame icyo gihe yavuze ko imihigo igomba kugaragarira ku mpinduka ku muturage. Twebwe intego yacu ni ugukora ibishoboka tukavaho turi hatameze neza, buri wese azi biri mu rugo rwa buri muturage arabizi. Ubajije abaturage ukabashyira ku murongo ukababaza icyo bifuza, uko bameze, uko bamerewe nabi, barabikubwira. Wowe kuki utabizi ni ikintu bakomokamo. Ibintu igihe kirageze bigomba guhinduka. Politiki y'imihigo ni imwe muri gahunda yavomwe mu muco nyarwanda, homegrown solutions, nk'uko inkiko gacaca, abunzi, nabwo ari uburyo bwo gukemura ibibazo bwari busanzwe mu muco nyarwanda bukongera kwimakazwa muri politiki y'igihugu hagamije kwishakamo ibisubizo nk'abanyarwanda. Tubona ko ibintu byose iyo tubyemeje birashoboka, ni nayo mpamvu dushaka ko tubikora vuba, ku buryo mu Rwanda hose leta yo kugira inka kuri buri muturage mu myaka 2 gisagaye iraba ari ya mbere. Kalise Evariste, Radio Rwanda, mu karere ka Huye. Hari ibitekerezo. Batista w'Imuyongwe ati twishimiye iyo gahunda y'imihigo, birakwiye ko twatangirana n'uyu mwaka mushya 2022, natwe dufite icyo twahize, by'umwihariko dukwiye no kumenya akamaro ka mutuelle de santé. Ndayishimiye Alex ati umuhigo ni ikintu cy'agaciro kubera ko tumukora cyane bigatuma hogera ku ntego wifuzaga, twese duhige kandi duhigure. Wirisi w'i Rwanda ati abanyarwanda dukwiye gusubiramo tukareba ibitaragenze neza muri uyu mwaka dusoje, haba imigambi imihigo tutagezeho, maze umwaka utaha tuzakore cyane tubigereho ibyo tutabashije kugeraho, ibyo twifuza kugera ariko tutabashije kugeraho tuzabigereho. Ndacyayisenga Jean Claude ati ni byiza ko dukomeza kwizihiza iminsi mikuru tunazirikana ko COVID-19 igihari, bityo dukaze ingamba kandi twubahirize amabwiriza. Bobo Barasenga ati dukomeze gukaza ingamba cyane, twebwe Rwimbogo dukomeje kwirinda kandi Noheli yagenze neza. Undi witwa Viateur ire mu kwishaka ati ndabumvira mu karere ka Huye, mu by'ukuri birakwiye ko buri muturarwanda wese agomba kuba maso kubera ko COVID yazatuma iterambere ryacu ridindira. Reka twitse muri aya makuru. Bamwe mu batumiza bakanacuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa n'ibindi bijyana nazo baravuga ko ku isoko mpuzamahanga hagaragaye ikibazo cy'ibura ryazo. Ibi ngibi ngo bishingiye ku igabanuka ry'amabuye y'agaciro ku isoko mpuzamahanga, aho nk'igiciro cyacukurwa mu Rwanda nk'agasegereti cyazamutse kiva ku madolari y'abanyamerika 21 kuri toni imwe kikagera ku 39 by'amadolari y'abanyamerika kuri toni imwe. Nzaramba Theodore ni umuyobozi wa kompanyi Dreams Computer Limited itumiza ikanacuruza mudasobwa n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga bijyana nazo. Avuga ko ibiciro byazo byazamutse cyane agereranyije nuko byari bihagaze mbere yuko icyorezo cya COVID-19 cyaduka ku isi. COVID itaratangira zaguraga nk'ibihumbi 250. Uyu munsi igiciro cyarazamutse kigera kuri 350. Hanyuma computer yaguraga amafaranga 350. Igiciro cyarazamutse kigera ku 450. Computer yaguraga 500. Igiciro cyarazamutse kigera ku mafaranga 650.
iyaguraga 750 igiciro cyarazamutse kigera ku 850 miliyoni bitewe n'agaciro kayo. Yaguraga miliyoni 1,200,000 igiciro cyarazamutse kigera kuri miliyoni 1,450 bitewe na specifications cyangwa se ibigenda biranga computer ko zigenda zigira kategori bitewe na processor. So murumva ko rero ni ibintu bitatworoheye mu byukuri. Abacuruzi benshi mu gihugu ubu bafite komande y'abantu benshi bifuza izi mudasobwa, ariko hari aho bisaba ko uhawe iryo soko ajya mu biganiro n'uwari muhaye, kuko guhindura ibiciro bidashobora gukorwa mbere y'amezi 9 nk'uko Vice President w'urwego rw'abikorera PSF Eric Gishoma nawe unazitumiza abisobanura. Contract nyinshi dufite usanga muri source tuguriraho ibintu nta ingana ntago zirimo gushobora kuduha nubwo waba twazishyuye mbere, ugasanga wishyuye factory umaze ukwezi amezi agera kuri 5 ugitegereje, kandi mu by'ukuri ntago ari kuri ngenge nyine ni sector yose yabaye affected. Iki kibazo cy'ibura rya za mudasobwa n'ibindi bikoresho bya nazo ubuyobozi bw'inganda zikomeye ku isi nka Dell, HP, Asus na Toshiba buvuga ko kizarangira mu mpera z'umwaka wa 2023. Gusa ku rundi ruhande ibura ryazo ryatewe nuko zakenewe cyane ku isoko mpuzamahanga bitewe n'imikorere yahindutse kubera ikirozo, bituma abenshi bakorera mu rugo ndetse n'ubucuruzi bwinshi bukorerwa ku ikoranabuhanga n'inama nyinshi. Ku rundi ruhande ariko ngo izamuka ry'ibiciro by'ibikoresho by'ikoranabuhanga bifitanye isano n'igabanuka ry'amabuye y'agaciro ku isoko mpuzamahanga. Umuyobozi w'ihuriro ry'abacukuzi b'amabuye y'agaciro mu Rwanda Jean-Marie Marika Kalima avuga ko ibiciro bya gasagereti ari nayo icukurwa cyane mu Rwanda byavuye ku madolari 21,000 kuri toni imwe yayo bigera ku madolari 39,000 kuri toni. Murabizi ko ibikomoka mu mabuye ducukura nibyo bikora za computer, nibyo bikora ibintu bigendanye na IT. Aho rero kubera kuba kuguma mu rugo, abaturage benshi bakoresha computer, bakoresha ibintu bigendanye na IT, byatumye rero isoko ry'abagurisha ibyo naryo rizamuka, ni nako bakenera nyine ibikomoka mu byo ducukura. Nkavuga rero ko icyagaragaye no mu Banyarwanda, kuko nicyo tuvuga, Abanyarwanda nyine benshi baritabiriye muri iki gihe gito, kuko urabizi ko habayemo n'igihe cyaguma mu rugo, babona umusaruro bawugurisha ku mafaranga ari atubutseho. Twizera ko yenda bizakomeza. Iri zamuka ry'ibiciro by'amabuye y'agaciro ngo abakozi bakora muri ubwo bucukuzi bari hagati y'80 n'ibihumbi 100 nabo ribageraho bitewe nuko umushahara wabo uzamurwa. Gusabwa na Kweli Jean-Marie Vianney umunyamabanga mukuru wungirije wa sendika iharanira uburenganzira bw'abakozi bacukura muri mine na kariyeri mu Rwanda, avuga ko mbere yuko iyi sendika ishyirwaho mu Rwanda mu myaka 7 ishize hari bamwe makoresha bihutiraga kugabanya umushahara igihe igiciro cyayo cyabaga cyaguye, bakirangagiza kuzamura igihe igiciro cyayo mabuye cyazamutse ku isoko mpuzamahanga. Ibigo bimwe byarabyumvishije, byaranatangiye kongeza abakozi, hari aho tumaze kubigeza, bamwe bagiye bazamuka, ariko nanone urugendo ruracyari rurerure. Ariko ntago bikimeze nkuko byagendaga mbere sendika itaravuka barayimanuraga bakanabyihorera, kugeza ubwo nyine abantu bazibwiriza bakoresha bakongera bakazamura, wenda abakozi batangiye kwijujuta cyane. Ubu rero kubera dufite abaduhagarariye mu kigo natwe ubwacu dufite urwego tuvugiramo rwo kunoza icyo bita ibiganiro rusange, abakoresha batangiye kujya bazamura, bamwe baratangiye no kuzamura rwose. Twaranabyizihije mu mpera z'uno mwaka, hari ibigo bimwe na bimwe tumaze iminsi tujyamo aho banishimira ko bongeje abakozi kubera ko twakoze imishyikirano. Raporo y'ikigo gihugu cy'ibarurishamibare y'igihembwe cya gatatu cya 2021 yerekana ko ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bwazamutseho 30% bagereranyije n'igihembwe nk'icyo muri 2020. Muri gahunda y'imyaka 7 igihugu cyihaye nuko umusaruro uturuka ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro uzava kuri miliyoni 373 z'amadolari y'Amerika muri 2017 ukagera kuri miliyoni 800 z'amadolari y'Amerika muri 2024. Guhera mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa 10 k'uyu mwaka wa 2021 igihugu cyari kimaze kwinjiza miliyoni 400 n'ibihumbi 800 bisaga by'amadolari y'Amerika aturutse mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali. Urakoze cyane Bosco. Naho muri ya gahunda yatumye igihugu cyacu, reka twerekeze ku musozi wa Kinyenkanda uri mu karere ka Rutsiro. Jean w'amahoro atugiye imbere aratuyoboye.
Kinyenkanda ni umwe mu misozi miremire yo mu karere ka Rutsiro uherereye mu murenge wa Ruhango. Uyu musozi ucumbikira urusobe rw'ibinyabuzima bitandukanye birimo impundu, inyoni, inkima, ibiti gakondo bitakiboneka henshi by'imiyove abenshi bazi ku izina rya ribuyu n'imishwati bikurura abakerarugendo baza kuhakambika. Magingo aya uyu musozi ntabwo ari ahantu hasanzwe kuko ari agace kometswe kuri parike y'igihugu ya Gishwati Mukura, iyi nayo ikaba iri ku rutonde rw'ibyanya byemewe ku isi ko bikomye. Mu kwifuza kumenya byinshi kuri uyu musozi wa Kinyenkanda, twegereye Kaberuka Leonidas w'imyaka 65 y'amavuko wavukiye kandi akaba atuye mu gice uyu musozi uherereyemo, avuga ko awuzi neza ndetse azi n'inkomoko y'inyito yawo. Agasozi bwite ka Kinyenkanda naka rero menya ubwenge ni hari muri za 64 kukita Kinyenkanda. Inyamaswa z'inkanda zakundaga kuba kuri aka gasozi ndetse namenye ubwenge badata baragiriramo inka, ariko noneho aka gasozi kagakundamo kubamwe inyamaswa z'inkanda bitewe nuko igice cya ruguru cy'aka gasozi cyari kirimo ibiti bitaga urukondo byakomeraga, zigakunda kukabamo bitewe no gukomera kw'ibyo biti by'ibikondo, zigakunda kugateranira ari umwozi zihungira abahigi bazihigaga. Rero bajya guhiga bakavuga ngo tugiye guhigira Kinyenkanda bitewe nuko ari aho zahungiraga kubera ibyo ubwo rukondo rwahabaga. Ryahinda n'undi musaza w'imyaka 88 y'amavuko nawe yasangije Radio Rwanda ibyazi kumvano y'inyito Kinyenkanda, asanisha no kuba uyu musozi warahoze arindiriye y'inyamaswa z'inkanda. Abagize amahirwe yo kuzimenya no kuzibona bahamya ko zari iz'ubwiza budasanzwe, gusa ikibabaje zaracitse biturutse ku bikorwa bya muntu ku isonga ubuhigi. Inkanda urabona inyana y'umubyibuho mwiza nuko ifite itose rirerire ariko muno hakaba hanini, hepfo ikaba nini mu matako yayo. Mbese igitandukanya n'inka n'izo sirirere n'uduhembe tumeze duke, uduhembe ariko igwanisha nyine nayo zuru ni nk'iby'inka rwose, ariko zose ni rirerire itabisine kandi ntibinziga, ariko nta nkandi w'umukara kandi nta nkandi w'umweru. Zaba zikibaho muri iri shyamba? Zirimo zinabwira n'iki kwenda ujyamo. Aho mwaherukiragamo zari zigihari? Zari zirimo, turi kuri tema zagiye tuzirya. Inkanda ni inyamaswa zitigeze zimenyekana nk'uko bigarukwaho n'umukozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB ushinzwe ibikorwa bihuza parike n'abaturage Placide Nkurunziza Niragire. Avuga ko bafatiye ku musozi wa Kinyenkanda n'izima ry'inyamaswa zahahoze, magingo aya ngo byatumye bashyira imbaraga mu bukangurambaga bufasha umuturage kugira imyumvire yo guturanira neza parike y'igihugu ya Gishwati Mukura hamwe na Kinyenkanda yaje komekwaho. Uku komeka uyu musozi kuri parike y'igihugu ya Gishwati Mukura byakozwe kugira ngo ibindi binyabuzima bisigayemo bitazakendera nk'uko inkanda zacitse, kuko nabo bamaze kumva inyungu bafitiye. Ibyo rero bita binatuma nabo ari bamwe mu bakomeza kudufasha kuyibungabunga umunsi ku munsi. Tugira gahunda buri mwaka yo gusaranganya abaturage umusaruro ukomoka ku bukerarugendo. Muri parike ya Gishwati Mukura twabitangiye 2019, aho kugeza ubu tumaze gutanga miliyoni zisaga 450 z'amanyarwanda mu gutera inkunga ibikorwa by'imishinga iteza imbere abaturage. Noneho cya gice gito gisigaye turi kubungabunga gikomeze kigire icyo nakwita ubusugire bunafasha bya binyabuzima bishobora gukururana ba mukerarugendo gukomeza kubaho neza. Mu gukumira barushimusi kwigabiza urusobe rw'ibinyabuzima biri ku musozi wa Kinyenkanda bikorwa binyuze mu bukangurambaga bugamije kugaragaza inyungu ziri mu kubungabunga ibidukikije. Amashyirahamwe y'abavumvu agaterwa inkunga aho afashwa guhagika imizinga mu nkengero z'umusozi wa Kinyenkanda mu buryo butangiza, kandi mu gufasha aborozi hari igice cy'uyu musozi cyahinduwe inzuri ku buryo ubworozi bukorwa bugatanga inyungu ntacyo buhungabanyije. Ngira ngo nubwo uri kubona hano imbere urabona ko ari pariki, ariko n'imbere y'ipariki urabona ko hari inzuri, n'inyuma ubwaho hari inzuri, hari n'amasambu. Urumva ko Kinyenkanda ntago tuyikesha parike gusa ubwiza. Mbese muzinga bwegamiye kwiri shyamba ryanyu ugomba kujya mugakuramo umusaruro. Iyo byagenze neza ukuramo nk'amafaranga ngahe mu buki uba wabonye? Ahanje umuntu abona amacupa 30. Umusozi wa Kinyenkanda uri mu byiza nyaburanga u Rwanda rwihariye biboneka muri parike y'igihugu ya Gishwati Mukura. Iyi pariki hashize umwaka usaga ishyizwe na UNESCO mu murage w'isi, ishyirwa ku rutonde rw'ibyanya bikomye biba bikwiye gukurikiranirwa hafi. Uwamahoro Jeanne,
mu karere ka Rutsiro. umunyafurika y'epfo musenyeri mukuru Desmond Tutu watsindiye igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel akanagira uruhare rukomeye cyane mu gushyira iherezo ku butegetsi bw'irondaruhu bw'abazungu muri Afurika y'epfo yapfuye amaze kuzuza imyaka 90 y'amavuko. Benshi ari nako bakomeje kugaruka cyane ku butumwa buvuga ku butwari bwamuranze. Jean Damascene Manishimwe reka garuke by'umwihariko ku by'ingenzi byaranze ubuzima bwe. It is with great sadness that I have to announce that our dearly beloved n'agahinda kenshi ndabamenyesha ko Archiepiscopi wacu dukunda n'uwatsindiye mu 1984 igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel Desmond Tutu yatabarutse ku myaka 90 y'amavuko. Wonitabo Magoba Archiepiscopi wa Cap muri Afurika y'Epfo mu gitondo cyo kuri iki cyumweru atangaza urupfu rwa Desmond Tutu. Archiepiscopi wa Cap wari uri mu kiruhuko. Desmond Tutu yavutse mu mwaka w'1931 ahabwa ubupadiri mu itorero ry'Abangirikani ku myaka 30 y'amavuko. Desmond Tutu yabaye umushumba wa Johannesburg hagati y'1945 n'1946 n'uwa Cape Town hagati y'1946 n'1996. Desmond Tutu yamenyekanye cyane mu rugamba rwo kurwanya politiki y'ivangura ry'amoko muri Afurika y'Epfo. Akabikora ariko nta nabi. Mu myaka ya za 80 yagiye mu myigaragambyo kenshi yabaga yateguwe igamije kwamagana ivangura ry'amoko. Atitaye ku ngorane n'ibitotezo yashoboraga guhura nabyo, Desmond Tutu yemeraga akomeje ku rugamba rwo kurwanya ivangura ry'amoko bagombaga byanze bikunze kurutsinda. Mu mwaka w'1984 uwo muhate we mu kurwanya apartheid watumye ahabwa igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel. Ubuzima bwa Desmond Tutu ntibutandukanywa n'ubwa Nelson Mandela kandi ari mu bashimishijwe cyane n'intsinzi yashyize iherezo kuri politiki y'ivangura ry'amoko muri Afurika y'Epfo. Nelson Mandela akaba perezida wa mbere w'umwirabura muri icyo gihugu. Inshuti bavandimwe b'Anyafurika y'Epfo, ndabasaba kwakira perezida mushya tumaze kwitorera, Nelson Mandela. Nyuma yo kujya ku butegetsi, Nelson Mandela yahize ashinga Desmond Tutu akazi katoroshye ko kunga Abanyafurika y'Epfo. Bituma agira uruhare rukomeye cyane mu kunga abaturage b'igihugu cye. Aho Nelson Mandela atabarukiye, Desmond Tutu yavuze akomeje ko umurage we bagomba kuwukomeraho nta gusubira inyuma. Twemereye Imana ko tuzakomeza umurage wa Nelson Mandela. Desmond Tutu ntiyahwemye kwamagana akarengane ndetse yagiye ananyuzamo akanenga bamwe mu bategetsi b'ishyaka ANC bagaragazaga imyitwarire itari myiza. Mu mwaka wa 2010 nibwo yagiye mu kiruhuko cy'izabukuru ariko akomeza kuba icyitegererezo no kugishwa inama mu gihugu cye. Desmond Tutu yangaga akarengane aho kava hakagera. Yari afite umutima wagutse, ntiyari umuntu w'Abanyafurika y'Epfo gusa. Ni muri urwo rwego Musenyeri Desmond Tutu yababajwe cyane na jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Nyuma gato yuko jenoside ihagarikwa, Musenyeri Desmond Tutu yasuye u Rwanda. Nyuma yo kwibonera ubwicanyi ndengakamere bwaranze jenoside yakorewe Abatutsi, by'umwihariko Intarama mu Bugesera hamwe mu ho yasuye icyo gihe, Desmond Tutu yashavujwe cyane n'ibyo yiboneye ndetse ananirwa kubyihanganira. Nyagasani udufashe kwirinda ko hakongera kuba ubundi bwicanyi nk'ubu bwibasira abantu bawe. Ari mu Rwanda kandi Desmond Tutu yanakomoje kuri politiki y'ubumwe n'ubwiyunge. Hariho abantu benshi beza kandi Imana ibasaba kunga ubumwe. Tugomba gukora uko dushoboye kose ku bubasha bw'Imana tugaharanira amahoro n'ubwiyunge. Ubutabera bukaboneka kandi ubutabera bukunganirwa n'imbabazi. Inkuru y'urupfu rwa Desmond Tutu yashavuje abantu hirya no hino ku isi. Nka perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yavuze ko Desmond Tutu yari umuntu ukunda igihugu ku kigero bigoranye cyane kubona undi umuyingayinga. Umuyobozi ufite amahame agenderaho kandi ukora ibintu mu buryo burimo gushyira mu gaciro, wahaye igisobanuro ibivugwa muri Bibiliya ku kwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Umushumba wa Cap muri Afurika y'Epfo we yagize ati, Desmond Tutu yari umuntu urira kuko yari azi kumva akababaro k'abantu kandi akagaragaza akanyamuneza iyo yabaga asangiye ibyishimo nabo.
perezida w'ubufaransa Emmanuel Macron we yagize ati Desmond Tutu wahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel mu 1984 yeguriye ubuzima bwe uburenganzira bwa muntu no kureshya kw'abantu. Tuzahora tuzirikana umuhate we mu kurwanya apartheid no kwimakaza ubwiyunge muri Afurika y'Epfo. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson we yagize ati ncavujwe bikomeye no kumva urupfu rwa Archiepiscopi Desmond Tutu. Yabaye ingenzi mu rugamba rwo kurwanya apartheid no kubaka Afurika y'Epfo nshya. Azakomeza kwibukwa ku buyobozi bwe bwa roho no kumenya gusetsa abantu bitagereranywa. Uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama nawe yagize icyo avuga ati Archiepiscopi Desmond Tutu yari icyitegererezo, inshuti n'umuyobozi mu byaroho kuri nge no ku bandi benshi. Archiepiscopi Desmond Tutu yabaye ingenzi mu rugamba rwo kwibohora no guharanira ubutabera mu gihugu cye, ariko anarwanya akarengane ahantu hose. naho Carlos Papulias nawe yabaye perezida w'Ubugiriki mu gihe cy'imyaka 10 kugera mu 2015 yapfuye kuri iki cyumweru afite imyaka 92 y'amavuko. Byatangajwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu. Presidente w'iki gihugu Madame Katerina Sakelaropoulou akaba yavuze ko Carlos Papulias ngo ari umugabo waranzwe no gukunda igihugu cye cyane kandi yagikorera n'ubwitange bwose. Yashyize imbere iterambere ry'iki gihugu ndetse n'ubumwe by'Abagiriki. Joseph nahe makuru ari kugarukaho cyane no muri siporo. muri siporo reka tuyahere hano muri shampiyona y'u Rwanda. Kuri iki cyumweru hakinwaga umukino w'ikirarane hagati y'ikipe ya APRFC ndetse n'ikipe ya Gasogi United. Ikipe ya APRFC yatsinze ikipe ya Gasogi United ibitego 2-0 icya Mugunga Yves ndetse na penalty ya Byiringiro Rage. Nyuma y'umukino hari byo abafana batangaje kuri mikoro za Radio Rwanda. Gusa icyo mbere cyo nuko nishimira ikipe dufite kandi n'uburyo ikina twe nk'abafana ba APR n'abakunzi turabyishimira cyane. Ni nko kubyuka uri umukristo ukajya muri misa ya mbere, inkuru byari kuba Gasogi yadutsinze. Ko rero tuyitsinze nta nkuru irimo kuko twebwe n'itari Gasogi twarazitsinze murazizi izo tumaze gukina zose. Ubwo yagerageje kudukuraho rimwe niyo yadutsinze. Ariko ubu noneho ntiteguye abafana ba Respo cyangwa se abandi umunsi wenda hageze nk'ikipe intsinda bizakirwa gute, bizaba ari inkuru mu gihugu no hanze yacyo. Abangabo n'abafana b'ikipe ya APRFC rero byatumye rero izamuka ku rutonde rwa shampiyona ku mwanya wa kabiri, ikaba yagize amanota 20. Ubu ngubu Kiyovu Sport ikaba ariyo iri ku mwanya wa mbere n'amanota 23. Naho iyi no shampiyona ikazakomeza ku wa kabiri akinwa umunsi wa 12. Ibura ibyo ni shampiyona zirimo zirakomeza, imikino irimo iraba. Ubu ngubu imikino yabaye ni ikipe ya Leicester City ikaba yatsinzwe na Manchester City 3-3. Indi mikino tuzikarukaho ku munsi w'ejo tubagira uko bimeze. Naho ikipe ya Arsenal yatsinze Norwich 5-0, Tottenham 3-0 itsinda ikipe ya Crystal Palace, mu gihe ikipe ya Southampton yatsindaga ikipe ya West Ham ibitego 3-2. Niko imikino yarangiye. Ubu ngubu harimo umukino wa Chelsea ndetse n'ikipe ya Aston Villa. Joseph urakoze cyane, namwe mwadukurikiye mwakoze cyane. Nimugire ijoro ryiza mwese, Imana ibarinde.